Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kubakosora ikizami kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu uba usabwa kugira dukosora ikizami nk'iki, ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandikaho igisubizo cya nyacyo. Murabizi ikibazo kiba gifite ibisubizo bine, ugahitamo igisubizo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo no kwibutsa gukanda subscribe niba utari wayikanda, kugira ikizami gishya dushyizeho, kugira isomo rishya dushyizeho tuje kubigisha ujye uhita ubibonera ku gihe. Ibindi byo no kwibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 tugufashe kubona kode aho waba uri hose mu gihugu. Iyo nimero wayitwandikiraho cyangwa ukanayiduhamagaraho mu gihe ukosoye ikizami nk'icyo ukagira ikibazo, bitewe n'uko abo muri kumwe nta muntu wenda urimo wabigusobanurira biruseho, ugahita umpamagara cyangwa ukanyandikira kugira ngo ngusobanurire biruseho. Serivisi yo kugusobanurira aba ari ubuntu. Kandi ikindi cyo, ushobora no kuba uri gukosora ikizami nk'iki ukakenera ko tukwigisha mu buryo bwa online uri kure, bwa bundi bwa internet dushobora gukoresha WhatsApp nkakwigisha, bafite amadokima ukuntu akurikirana ku buryo yagufasha. Nayo wanyandikira kuri iyo nimero kugira ngo nkufashe mwigishe mu gahe gatoya, ugende nawe ukore rimwe utsinde. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata ikaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura. Itegereze neza icyapa dufite, gifite umuzenguruko w'umweru ndetse n'ubuso bw'umuhondo. None kuvuga ngo iki cyapa gisobanura, hano hari ibisubizo bine baba baguhaye, ugahitamo igisubizo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese iki cyapa gisobanura iki? Iravuga ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere, kikaba kiguha uburenganzira bwo gutambuka mbere. Ikavuga ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. Ikavuga ngo ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye. Ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisubizo cya nyacyo uburenganzira bwo gutambuka mbere, ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cya nyacyo yandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni ikihe? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni B? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni C? Cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ese ni A? Ese ni B? Ese ni C? Cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni uburenganzira bwo gutambuka mbere. Iyo ubonye kino cyapa kiba kiguha uburenganzira bwo kuba watambuka mbere, niyo mpamvu igisubizo cy'ukuri ari A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. Ndakeka ko wari wamaze kugihitamo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Rero hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni A. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iki cyapa gisobanura. Ese iki cyapa gisobanura iki? Itegeze neza, gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Iyo bavuze ngo ishusho y'icyapa runaka, iki cyapa urabona gifite ishusho ni uruziga. Iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye, ahubwo ino shusho ni uruziga. Ubuso ni hano haba hari ikirango hano h'umweru, umuzenguruko ni hano h'umutuku, ibirango byo ni biriya by'umukara. None bari kuvuga ngo iki cyapa gisobanura. Hano hari ibisubizo bine baguhaye, ugahitamo igisubizo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Iravuga ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru, akaba ari ahantu hatanyurwa n'abanyamaguru. B ikavuga ngo akayira k'abanyamaguru. C ikavuga ngo aho abanyamaguru bambukira. D ikavuga ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri, akaba ari akayira k'abanyamaguru, akaba ari naho abanyamaguru bambukira. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Mbibutsa ko video y'ibyapa namaze kukibategurira, nyishyira kuri YouTube channel yacu kugira ngo urusheho kujyanirana n'abandi. Ushobora kunyandikira cyangwa ukampamagara, cyangwa ugasura kuri YouTube channel yacu ukareba video yanditseho ngo ibyapa byo ku mihanda. Ni amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa bitegeka, ibyapa biburira,
ibyapa bibuza ndetse n'ibyapa biranga n'ibindi biba biriho bisobanuye neza, kugira ngo nujya ugera ku bibazo nk'ibi ujye uba uzi igisoro cya nyacyo, ujye ubigeraho wihuta. Murabizi bino bibazo by'ibyapa bakunda kubibaza, bashobora kutabikubaza mu buryo bw'amashusho, bakabikubaza mu buryo bw'amagambo. Ndakeka ko mujya mubibona. None ndi kubabwira ati aribwo bwa mbere ugeze kwa ino YouTube channel yacu, wareba iyo video ukanyandikira nkayiguha, cyangwa ugasubira kuri channel yacu kugira ngo ujyanirane n'abandi. None hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese igiso cya nyacyo ni A, ese igiso cya nyacyo ni B, ese igiso cya nyacyo ni C, cyangwa se igiso cya nyacyo ni D. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Murabizi kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bibuza, ubwo kiri kubuza abanyamaguru kuba bahaca, kiri kubabuza kibabwira ati ntihanyurwa n'abanyamaguru. Kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bubuza. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereza neza. Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara, ariko ni imodoka n'utuntu turi gutaruka. Ese hano iki cyapa gisobanura iki? Aravuga ngo utubuye dutaruka mu muhanda. B ikavuga ngo umuhanda urimo amazi. C ikavuga ngo umuhanda unyerera. D ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Akaba ari utubuye dutaruka turi mu muhanda, ndetse akaba ari n'umuhanda urimo amazi. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cya nyacyo ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se igiso cya nyacyo ni D. Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi ni A, utubuye dutaruka mu muhanda. Kino cyapa iyo ukibonye ni kiri mu bwoko bw'ibyapa buburira. Kino cyapa urabona ko ino modoka yakandagiye utubuye turataruka. Bagomba kukuburira niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga kugira ngo nuhagera umenye ko hari utubuye dutaruka, uhace ufite ubwitonzi kugira ngo utateza abandi bari gukoresha uwo muhanda ibyago, kugira ngo uba utakandagira akabuye kakaba kamena ikirahuri cy'indi modoka cyangwa cy'ikindi kinyabiziga, cyangwa kagatarukira n'umugenzi. Niyo mpamvu bagomba kuhashyira kino cyapa kugira ngo uhacane ubwitonzi. Ndatekereza ko wari wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Uyu munsi wabajije ku bintu byerekeye ibyapa n'amashusho cyane, kandi kavuga ngo uri umuyobozi wa Velomoteri, uhuye n'umwe mu nshuti zawe agusaba ko wamutwara ukamusiga kundi muhanda, ufite imyaka 18 ariko nta ngofero yindi yabigenewe ufite, wamutwara? Ese wamutwara? Ni umunyeshuri mwiganye, murahuye, abonye waraguze Velomoteri, arahuye ati wangeze imbere ariko nta yindi ngofero yabugenewe ufite. Ese wamutwara? Hano rero hari ibisubizo bine baba baguhaye, ugahitamo igiso cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro. A iravuga ngo yego namutwara. B ikavuga ngo yego usibye urugendo rurerure. Akavuga ati nubwo ngiye kugutwara inshuti yanjye ariko bigusaba kugira ngo nkugeze kure. C ikavuga ngo yego usibye urugendo rugufi, cyangwa ukamubwira ati ubwo ari hafi yaho nkutware. D ikavuga ngo oya. D ikavuga ngo oya ntugomba kumutwara, ukamureka ukavuga ati ntago ndagutwara. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ese hano igiso cya nyacyo ni A, ese hano igiso cya nyacyo ni B, ese hano igiso cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igiso cya nyacyo ni D. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, oya ntabwo ugomba kumutwara, kuko niba udafite ino ngofero yabugenewe ushobora kumuteza ibyago. Murabizi ntabwo byemewe gutwara umuntu udafite irangofero yabugenewe, kumutwara ku kinyamitende 2 udafite irangofero yabugenewe. Ubwo bari kuvuga Velomoteri cyangwa nk'amapikipiki. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira. A iravuga ngo ubuso ni umweru. B ikavuga ngo ikirango ni umutuku n'umukara. C ikavuga ngo ikirango ni umweru n'umukara. D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igiso cya nyacyo ni A, ese hano igiso cya nyacyo ni B, ese hano igiso cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igiso cya nyacyo ni D. Nta giso cy'ukuri kirimo, kuko bari kubaza ngo icyapa kivuga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara asute.
ese igiso cya nyacyo ni A, ubuso ni umweru. Ese igiso cya nyacyo ni B, ikirango ni umutuku n'umukara. Ese igiso cya nyacyo ni C, ikirango ni umweru n'umukara, cyangwa ni D. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Tegereze neza. Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Urabona ni ahantu hasa nk'aho hatambitse, handitseho 10%. A iravuga ngo umuhanda wubatswe nabi. B ikavuga ngo gacuri kateza ibyago. C ikavuga ngo umuhanda utaringaniye. D ikavuga ngo kazamuko gahanamye. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, agacuri kateza ibyago. Iyo bavuze ngo agacuri, bino byapa bibiri biba bitandukanye, wibuke ko bitandukanya. Iyo hano hari 10% hatambitse gutya, bikona hatambikiye ibumoso, bikona hari kumanuka, ariko ni mu ruhande rw'ibumoso hari kumanuka. Dukurikije ukuntu ino shusho imeze, babyita agacuri kateza ibyago. Naho iyo ishusho nayo imeze gutya neza, ariko hano ariho hatambitse, aka kantu ariko gatambikiye, ubwo twabyita ibumoso, twabyita iburyo. Gatambikiye iburyo ho babyita akazamuko, ariko ibirango uba ubona wakwitiranya ibyapa. Noneho ino 10% bashyiramo umubare porusa runaka bakurikije ako gacumburu ukuntu kangana, kugira ngo bakubwire ingamba urakoresha. Fero urakoresha uri kwazamuka, vitesse urakoresha kugira ngo ubashe kwazamuka utateje abandi bayobozi b'ibinyabiziga ibyago. Niyo mpamvu hano bashobora gushyiramo 10% ugahita umenya ukuntu ako gacuri karaba kangana, 5% ugahita umenya ukuntu kaba kangana, 20% ugahita umenya ukuntu ako gacuri kaba karangana. Cyambere uba ugomba kumenya no kumaza ukamenya se iki cyapa ubundi kimbwira iki. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo rero igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kibaza ngo icyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa ukuntu kimeze. Gifite ishusho, ese uru ni uruziga, ese uru ni ishusho ya mpande eshatu cyangwa ni mpande enye? Gifite ishusho ya mpande enye. A iravuga ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. B ikavuga ngo umuhanda udakomeza. C ikavuga ngo ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso. D ikavuga ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese icyapa gisobanura iki? Ese igisubizo cya nyacyo ni A, guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. Ese igisubizo cya nyacyo ni B, umuhanda udakomeza. Ese igisubizo cya nyacyo ni C, ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso. Cyangwa se igisubizo cya nyacyo ni D, guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese igisubizo cya nyacyo ni A, ese igisubizo cya nyacyo ni B, ese igisubizo cya nyacyo ni C, cyangwa se igisubizo cya nyacyo ni D. Hano rero igisubizo cya nyacyo nta kindi ni B, umuhanda udakomeza. Hano baba bagomba kukihashyira kugira ngo umenye ko umuhanda udakomeza. Urabona ko kano kantu kari ibumoso gashamikiyeho kari mu ruhande rw'ibumoso, urabona ko kageze imbere kakagira iherezo. Urabona ko ari akandi karongo gahise kagaragaza ko hari iherezo. Niyo mpamvu bagomba gushyiraho kino cyapa kugira ngo bakubwire niba utwaye nk'ikinyabiziga umenye ko uramutse ukomeje mwako kayira uba ubonye iruhande, ushobora kwibeshya ukavuga ati gashobora gutuma ngerayo vuba. Bagomba kuhashyira kino cyapa kugira bikubwire ko nta nzira ikomeza, ushobora gukomeza imbere bikagusaba kongera kugaruka inyuma. Ndakeka ko rero wari wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Rero hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni B. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira.
iravuga ngo ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. Ikavuga ngo ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. Ikavuga ngo aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. Ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese ikinyabiziga kibujijwe guhagarara he? Murabizi hari ibinyabiziga biba byahagarara ahantu igihe kirekire bitewe n'ukuntu ibyo binyabiziga bikoze, bitewe n'ahantu biba bigiye, bitewe n'ahantu biba bivuye, bitewe n'ibintu biba byikoreye. None bari kukubwira ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini hehe. Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese iso cya nyacyo ni A, ese iso cya nyacyo ni B, ese iso cya nyacyo ni C, cyangwa se iso cya nyacyo ni D. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo, A niyo, B niyo na C ni igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo kunyuranaho bikorerwa he? Bikorerwa A iravuga ngo mu ruhande rw'iburyo gusa. B ikavuga ngo igihe cyose ni ibumoso. C ikavuga ngo iburyo iyo unyura ku nyamaswa. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Itegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Bibutsa ko ibibazo baba bari gukosora hano. Iyo bagiye kukubaza ikizame ntabwo bahimba ibindi bibazo, ahubwo ibibazo by'ibizame biba byakozwe n'ubundi nibyo bagaruramo. Niyo mpamvu kugira utsinde uba ugomba kuba warabonye imyitozo ihagije. Niyo mpamvu natwe twavuze ati reka tujye tubaha imyitozo ihagije kugira ngo nimugerwaho muzatsindire ku manota hejuru kandi bitabagoye. Yerekeza ko bari bamaze guhitamo iso cya nyacyo. Hano iso cya nyacyo nta kindi ni D. Nta giso cy'ukuri kirimo. Urabizi kunyuranaho ntabwo bikorerwa mu ruhande rw'ibumoso, ariko igihe cyose iyo bongeyeho igihe cyose ni ibumoso, uhita umenya ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ese ibihe binyabiziga? Iravuga ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange. Bikavuga ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. C ikavuga ngo ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese muno ni ibihe binyabiziga bigenewe gutwara abantu, bigenewe gukorerwa isuzumwa buri mwaka, buri mezi 6? Ndakeka ko bamaze guhitamo iso cya nyacyo. Ese iso cya nyacyo ni A, ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange, ziriya modoka mubona zitwara abagenzi, cyangwa igiso cy'ukuri ni ikihe? Hano iso cya nyacyo rero nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Murabizi hari igihe bishobora kubaho ko bayobya umuhanda, rero bigaragazwa n'icyapa gifite ubuso bw'amabara asate. A iravuga ngo ubururu, B ikavuga ngo umweru, C ikavuga ngo umutuku, D ikavuga nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, ubururu. Kiba kigomba kugira ubuso bw'ubururu. Iyo bavuze ubuso ndakeka ko muzi ko icyapa kigira ibirango, kikagira umuzenguruko, kikagira n'ibindi n'andi mabara gishobora kugira, ariko iyo bavuze ubuso ni hari haba hari igirango. None iki cyapa kiba kigomba kugira ubuso bw'ubururu. Akenshi ibi byapa bifite ubuso bw'ubururu biba bitegeka dukurikije bya bibazo twakoze. Ikibazo cya 12 kibaza ngo tugarura muri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Ese tugomba kugira yahe mabara? Hano hari ibisubizo 4 baguhaye, ugahitamo iso cya nyacyo. Mbibutsa ko akagarura mu ubwako ntikaka, ariko bitewe n'urumuri rukubiseho gahita kaka bitewe n'urumuri rukubiseho. Niba kari gasa umutuku hagakwitaho urumuri uhita ubona katse umutuku. Niba kari kasa umuhondo hagakwitaho urumuri gahita kasa umuhondo. Habaho n'irangi ngarura rumuri. None hano bari kukubaza ngo tugarura rumuri turi mu buvuzi ikinyabiziga tugomba kugira ibara risa rite? Ese iso cya nyacyo ni A, umweru. Ese hano iso cya nyacyo ni B, umuhondo. Ese cyane igiso cya nyacyo ni C, umutuku, cyangwa igiso cya nyacyo ni D? Nta giso cy'ukuri kirimo. Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo iso cya nyacyo. Iso cya nyacyo nta kindi ni B, umuhondo. Tugarura rumuri turi mu bavuzi ikinyabiziga tugomba kugira ibara ry'umuhondo. Ikibazo cya 13 kibaza ngo romoroshye zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80
zishobora gushyirwaho akagarura kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. A iravuga ngo volomoteri, B ikavuga ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, C ikavuga ngo amavatiri y'ifasi, D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igiso cya nyacyo ni A, ese hano igiso cya nyacyo ni B, ese hano igiso cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igiso cya nyacyo ni D? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Igiso cya nyacyo rero ndakeka ko wari wamaze kugihitamo, ndatekereza ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cya nyacyo ni B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bagaragazwa n'itara ryera imbere, naho inyuma ni itara ry'umutuku, ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6 z'impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Kubuhe buryo? A iravuga itara rimwe cyangwa menshi yera, B ikavuga amatara menshi y'umuhondo, C ikavuga amatara menshi asa n'icunga rishije, D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese bashobora kugaragazwa gute? Nk'iyo bari kugenda mu muhanda ariko umuyobozi w'ikinyabiziga akaba atabasha kureba neza muri metero 200. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri, ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo A niyo B niyo na C ni igiso cya nyacyo. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo amatara ndangambere na ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 3 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwe imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini munsi y'isiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikiranwa n'amatara asa ate? Hano resiso niba baguhaye ugahitamo igiso cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. A ikavuga ngo umweru cyangwa umuhondo imbere, B ikavuga ngo umutuku cyangwa umuhondo inyuma, C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, umweru cyangwa umuhondo imbere cyangwa umutuku cyangwa umuhondo inyuma, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igiso cya nyacyo ni A, ese hano igiso cya nyacyo ni B, ese hano igiso cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igiso cya nyacyo ni D? Hano rero igiso cya nyacyo nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo gikurikiyeho ikibazo cya 16 kirabaza ngo tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cya nyacyo yandike ku gapapuro. Ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? A iravuga ngo iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari, hakaba nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari. Murabizi ahantu hagenda haba ibyapa bitewe n'ubutumwa bishaka gutanga. Niyo hari icyapa kikugemera abayobozi kuba batambuka mbere kiba gihari. B ikavuga ngo iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kitagikora. Murabizi hari ibimenyetso bimurika biyobora ibinyabiziga, rero kahagera ugasanga wenda ibyo bimenyetso byapfuye ntabwo biri gukora. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ari igiso cya nyacyo na B ikaba ari igiso cya nyacyo, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cya nyacyo cyandike ku gapapuro
kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano urabona igisozi cy'ukuri ari ikihe? Ni ryari itegeko rigenera gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozi cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igisozi cya nyacyo ni A, ese hano igisozi cya nyacyo ni B, ese hano igisozi cya nyacyo ni C cyangwa ni D? Hano igisozi cya nyacyo nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 17 kirabaza ngo muri iri sangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. Niyihe mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara hano? Tegereze neza, hari umurongo urombereje mu nzira, no umurongo uri imbere ya kino kinyabiziga, ndetse n'icyapa cyanditseho stop bisobanuye guhagarara. Ese ni ukubera iki bihari? Nibona isangana ahantu agiye kwinjira ukuntu hameze. Iravuga ngo biragoye kubona neza mu muhanda munini. B ikavuga ngo umuvuduko mu muhanda munini wavanyweho. C ikavuga ngo ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane. D ikavuga ngo hari imirongo iburira ibyago bitunguranye. Ese hano urabona igisozi cy'ukuri ari ikintu kubera iki hari iki uriya murongo urombereje mu muhanda, ndetse hakaba n'icyapa. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozi cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igisozi cya nyacyo ni A, ese hano igisozi cya nyacyo ni B, ese hano igisozi cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igisozi cya nyacyo ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozi cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisozi cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozi cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se hano igisozi cya nyacyo ni D? Hano igisozi cya nyacyo nta kindi ni A. Biragoye kubona neza mu muhanda munini. Urabona hano ntabwo bishoboka ko yabona mwabona umuhanda munini agiye kwinjiramo, niyo mpamvu ugomba kumanza ugahagarara by'akanya gatoya kugira ukomeze muri indi sangano udateje ibyago. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ni iki gikenewe muri bikurikira kugira ngo ubashe gutwara imodoka mu muhanda biteganywa n'itegeko. Murabizi kugira utwara ikinyabiziga mu muhanda hari ibintu biba bikenewe, none bari kukubaza ngo mwa bino bikurikira ni iki gikenewe. Iravuga ngo uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro. B ikavuga ngo ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro. C ikavuga ngo icyemezo cyandikwa ry'ikinyabiziga. D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona ari iki gikenewe kugira ngo ube watwara ikinyabiziga mu muhanda ariko biteganwa nk'uko itegeko ribitegeka, ukaba ubyemerewe kuba watwara icyo kinyabiziga mu muhanda? Tegereze neza. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisozi cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozi cya nyacyo ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Hano igisozi cya nyacyo nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo wakoze impanuka yo mu muhanda, ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana? Murabizi ushobora gukora impanuka, rero hari ibyangombwa bazaza bari kukubaza kugira barebe ese wa muntu wakoze impanuka ubundi yari abyemerewe kuba yatwara ikinyabiziga. None bari kukubwira ngo ni ikihe uzakosaba kwerekana. Iravuga ngo icyemezo cyandikwa ry'ikinyabiziga. B ikavuga ngo uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga. Ese bazakubaza iki? B ikavuga ngo uruhushya rw'agateganyo. D ikavuga ngo imikorere y'ikinyabiziga. Hano rero igisozi cya nyacyo nta kindi ni B. Uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga nicyo cyangombwa bazakwaka nuba wakoze impanuka hakaza abapolisi. Uzamenye ko barakwaka uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Ni nka perime niyo bazakwaka, niyo mpamvu turi kuzishaka kugira ngo tubone kuba twemerewe kuba twatwara ibinyabiziga. Ikibazo cya 20 nicyo cya nyuma cyabajwe uyu munsi. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka mu turere twose, aho waba uri hose uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 935 16 26 tukagufasha kubona kode mu gahe gatoya. Iyo nimero wanayiduhamagaraho cyangwa ukayitwandikiraho ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko. Tuba dufite dokima zikenewe za ngombwa kugira ngo ube wajya mu kizame wize mu gihe gitoya, ukore utsinde, ukore rimwe. Rero niba ugerageza gukora bikanga, watugana tukagufasha tukagusobanurira mu gihe kitarenze icyumweru, ukaba wagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 20 cyabaza ngo uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda, ufite ibyerekezo bibiri, ufite ikimenyetso kiburira cya mpande 3, wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze
ukaba ukoze nk'impanuka cyangwa uhuye n'ikindi cyago mu muhanda, ariko mu muhanda hari ibyapa, hari imodoka zigenda n'ibyapa, none we wagendanye icyapa cya mpande eshatu, none wagishyira mu ntera ingana ute? Icyapa kiburira cya mpande eshatu iki wagishyira mu ntera ingana ute uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyagiriye ibyago, wenda uragonze cyangwa se imodoka igupfiriyeho ariko uri mu muhanda, urabizi ntiwafata imodoka ngo uyiterure. Rero hari ukuntu uba ugomba kubigaragaza kugira abandi bari kugusanga babashe kumenya ko uri kubaburira ko hari icyago, ari ikintu kidasanzwe cyabaye mu muhanda. None icyo cyapa wagishyira mu ntera ingana ute? A iravuga metero 5, B ikaba metero 25, C ikaba metero 45, D ikaba ngo metero 100. Ese wagishyira mu ntera ingana ute? Ndatekereza ko amaze guhitamo iso cyanyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cyanyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano iso cyanyacyo nta kindi ni B. Uba ugomba kugishyira mu ntera ya metero 25. Ndakeka ko kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije, ndakeka ko intsinzi turi gushaka tuzayikiraho. Hari ikintu ukeneye ko nkwigisha cyangwa hari ikibazo wagize, uhita unyandikira nkahita nkufasha, nkagusobanurira cyangwa nkagufasha mu bundi buryo bwose ushaka. Ibyo byose bikorwa mu gahe gato. Ndabakunda cyane, Imana ijye ibandindira, Imana ijye ibandebera icyoroshye, mugire ibihe byiza.